Reka nguhereze ikaze kuri YouTube channel, ngira ngo noneho ibintu byabaye uburyohe kuko niba ukurikira iyi filime umunsi ku munsi, umusore w'umukire wigize umukene, urukundo rwaryoshye cyane ko noneho Cedric aho bigeze agiye kujya atereta uyu mukobwa ntawe umuhagaze hejuru, kubera ko iby'uyu mukobwa ndetse n'umusore witwa Shalom muri iyi filime ashaka kumutereta byarangiye. Ese ukunda iyi filime? Niba ukunda iyi filime kora subscribe kugira ngo tujye tuza hano twungurana ibitekerezo. Ikindi kandi niba ushyigikiye iyi couple ya Alice na Cedric, ukande subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Tugaruka by'umwihariko ngira ngo agace gaheruka ka 17 nibwo uyu nguyu Cedric yambitse Alice umukufi w'agaciro ndetse amuhereza n'indabo zitukura, ndetse aza anambaye neza ku wambariye Saint Valentin, ndetse na Alice witeguraga kuba ari buze gusohokana Cedric nimugoroba birangira bamutunguye rwose, ibyo atateganya ko bishobora kuza kuba birangira bibaye, ari nibyo byaje kuba intandaro y'uko Shalom yazanye indabo agasanga uyu nguyu Alice ndetse n'uyu nguyu Cedric bamaze gusohokana. Ese wowe ibi ngibi biraguhereza irihe somo? Hari impano wahesherewe kuri Saint Valentin, niba utaragize amahirwe yo kuyibona Imana izayiguhereza ubutaha, kandi n'uwagize amahirwe yo kuyibona nizere ko yanyuzwe n'icyo wamugeneye cyangwa se wabonye kimukwiriye. By'umwihariko nk'uko bisanzwe ni documentaire tuba tugarutsemo kugira ngo twongere twiganire kuri iyi filime, mbibutse bimwe mu bintu by'ingenzi iyi filime biri kutwigisha mu buzima busanzwe ndetse n'ubwa buri munsi. Gusa ikigaragara cyo iyi filime isomo ryibanzweho ni ukwerekana ko umukobwa w'umukire ashobora kuba yakunda umusore atitaye ku cyo ari cyo. Ikindi kandi iyi filime iri kwigisha bitari nka bya bindi by'iki gihe, iyi filime ubundi by'umwihariko iri kutwereka ko burya urukundo rwa nyarwo rukiriho, kandi ko ushobora kugukunda wowe ashobora kugukunda utanamutekerezaga, ndetse bikaba binagaragara ko kuba waba uri umukire uba ugomba gucisha makeya ukubaha buri umwe. Ikindi kandi ukiga kubana n'abantu bose kubera ko utabuzi uzakugirira akamaro ari uwuhe. By'umwihariko ari nibyo bintu turi buzagaruke muri episode izakurikiraho, tuzababwira uburyo uyu nguyu Gihozo murumuna wa Alice, ahangaha nyine wabona iwabo Cedric akora, uburyo uyu mukobwa yamukinishijemo kugira ngo agire ikindi kintu agaragaza muri sosiyete yacu. Ariko by'umwihariko iyi filime ni imwe muri filime zikunzwe cyane, ndetse akaba ari na filime ya kabiri mu gihugu cy'u Rwanda iri kurebwa cyane nyuma ya filime y'inzira y'umusaraba. Iyi filime ikaba iri kuyiyingayinga kubera ko iyi nzira y'umusaraba nyuma y'uko bari kuyaporodinga mu munsi ukabona 300, iyi ngiyi iri kuza ifite muri 280 na 60. Urumva ko nayo ni filime yageze kure. Ikindi kandi gitangaje kuri iyi filime, ni filime imaze kugera ku gice cya 17 kuko twabonye 18 irasohoka uyu munsi ku cyumweru, ndetse mbabwira ngo benshi mu bakunda iyi filime mwese ndabasuhuje ndetse nanabifurije kugira amahoro, ndetse mukomeze mwandike no muri comment mutubwire uburyo iyi filime muyibona ndetse n'uburyo muyumva. Gusa icyo tutakibagirwa ni uko iyi filime iri kutubwira ko urukundo rwa nyarwo rukibaho, ndetse kandi ko kuba wabona ugukunda atari uko waba wagize icyo umugura cyangwa se icyo umuhonga, ahubwo ujya kubona gusa umuntu agukunze utamuzi, ntacyo mupanga, nta n'icyo wigeze umuhereza, ahubwo nyine hano bagomeza kugaragaza ko urukundo rwa nyarwo rugihari ndetse nta n'aho rwagiye, kandi ko n'uwagukunda bya nyabyo udashobora kugira icyo umwitura kugira ngo agukunde, kandi ko burya urukundo rujya rushaka. By'umwihariko uyu mukobwa Alice muri iyi filime yanga umusore witwa Shalom, umusore ubona ko afite igihagararo ameze neza, iyo bafite amafaranga, agakunda umusore ukora mu rugo iwabo. Ariko amahirwe iyindi close muri iyi filime, uyu mukobwa nubwo atazi ko uyu musore ari we mukire uhemba musaza we, ndetse akaba ahemba na murumuna we Gihozo. By'umwihariko iri ngiri akaba ari irindi somo bashyize muri iyi filime rigaragaza ko burya umukire
kuba umukire cyangwa se kuba umukene nta kosa ribirimo, kandi n'abakora mu ngo zose basuzugurwa na ba nyirabuja nabo nta cyaha baba barakoze. Iryo ngiryo rero akaba ariryo somo ririmo hano rigaragaza ko umuntu uba ugomba kumwubaha, nk'uko uyu musore yageze muri runo rugo agahuriramo n'umukobwa w'ingare witwa Gihozo, ariko Ahisa ndetse na musaza we bakaba bamwubaha ku buryo buteye ubwoba ndetse banamufata nk'umuvandimwe, by'umwihariko bitewe n'uko uyu Alisa yanamukunze ndetse akanamwimariramo. Ese wowe iyi filime uyibona ute? Ni iki ukundira Alisa ndetse na Cedric? Niba hari icyo ukundira Alisa ndetse na Cedric urabyandika muri komenti ahandi ubitubwire, ndetse kandi niba ushyigikiye urukundo rwabo byandika ubitubwire nabyo tubimenye. Gusa icyo nakubwira ni uko njye bombi ndabafana kandi iyi filime nyikunda byuzuye, ndetse nkunda no kubona iyo bayikina ndetse ibyo baba bakora umunsi ku munsi, ndetse iterambere ryabo rikaba riri kwihuta kubera iyi filime iri kwinjiza amafaranga menshi. Ubutaha tuzagaruka tunababwira iyi filime amafaranga iri kwinjiza, uburyo irebwamo, ndetse n'amafaranga nyine abakinnyi bagenda bahembwa ku kwezi kubera gukina muri iyi filime. Kandi ikindi, iyi ni filime itarimo akavuyo na gakeya nk'izindi filime nk'uko nabikubwiye nka za My Heart, za ba Kiramani. Iyi ngiyi akaba ari filime irimo abantu bakeya, ikindi kandi abantu bose bayirimo nta n'umwe utabona role ihagije kugira ngo filime igende neza. Reka dutegereze rero igihe pati 18 iri buze gusohokera. Mwese mbagomeze mbifuriza kugira icyumweru cyiza, ndetse muzagire n'intangiriro nziza z'icyumweru. Njye twabanye ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kugira tujye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana abane nawe, ndagukunda kandi nguhoza ku mutima.